Ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe bene data, nitwa Jean Pierre Kwizera, ndi umupasitoro w'itorero Anglikana ry'u Rwanda, diocese ya Cyangugu, muri katedrale Kristo Umwami. Ndashimira Yesu ko ampaye uyu mwanya n'umunezero mwinshi wo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Munyemerere dusenge kandi twiringiye ko Umwuka Wera akomeza gukorana natwe. Nyagasani mwami Imana yacu, turagushimira ubwiza bwawe n'imbaraga zawe n'ijambo ryawe, kandi turagushimira ko ugiye kugendana natwe mu gusobanukirwa, mu kumva, ndetse mwami ureke Umwuka wawe Wera tumurikire kugira ngo twumve ubushake bwawe. Ngaho nkoresha kandi ukoreshe buri umwe wese ugiye kumva iri jambo ryawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Turabashimira ko mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye, kandi uburyo mukunda ibiganiro byacu bya buri munsi. Natwe ntituzahwema gukomeza gukorana namwe. Iyogezabutumwa TV rirahari kugira ngo dukomeze tugendane namwe. Rero ubwo twese twiteguye, mureke dusome ibyanditswe byera dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, mu gice cya mbere umurongo wa 26 aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Rero bavandimwe bene data muri Kristo, tugiye kugendana urugendo rwo kurushaho gusobanukirwa umuhamagaro w'Imana, ariko kandi no guhora tuzirikana iby'Imana iduhamagarira. Iki ni kimwe mu bintu abantu benshi tudakunda gusobanukirwa, tudakunda no kwitaho, tudakunda no kuvuga. Ariko Pawulo nk'intumwa yarazi itorero ari kuyobora, yarazi itorero abarizwamo, yarazi n'itorero aba bantu bo muri Korinto barimo. Byari ingenzi ko barushaho gusobanukirwa ko Imana ubwayo ibahamagara, kandi ikabahamagara umuhamagaro uhoraho kandi ukomeza. Bavandimwe, hari bimwe mu byo twibaza akenshi nk'abakristo. Turibaza ngo umuhamagaro ni iki? Tukibaza ngo ese akenshi dukunda no kubyumva tuvuga ngo duhamagarwa bitandukanye, hanyuma rimwe na rimwe tukavuga ko dufite n'imihamagaro itandukanye. Ariko Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto yagiye agendana nabo urugendo rwo kurushaho kubasobanurira ko bahamagawe kandi bagahamagarwa n'Imana. Niyo mpamvu nkurikije bimwe dukunda guhura nabyo, dukunda no kubona, akenshi dukunda kuvuga ko ngo duhamagarwa bitandukanye. Icyo cyo ni ihame ry'abantu benshi n'abarokore benshi n'abantu b'Imana benshi barabivuga. Ariko igishimisha ni kimwe, nuko uduhamagara twese n'umwe, kandi ibyo aduhamagarira ni bimwe. Iki cyo maze kukibona muri Bibiliya ndetse no mu ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri, dushobora guhamagarwa mu bihe bitandukanye, tugahamagarwa Imana ikoresheje uburyo butandukanye, ariko nanone ikiduhamagarira ni kimwe. Niyo mpamvu umuhamagaro ari imbaraga ziba mu muntu, Imana izana mu muntu, zirwanira mu muntu, zihora zibutsa umuntu, zimubwira kurangiza inshingano z'ibyo ahamagarirwa cyangwa z'ibyo ahabwa gukora. Icya kabiri ni uko uyu muhamagaro w'Imana ubwayo, Imana niyo utangiza. Umuhamagaro w'Imana utangira uhereye ku Mana ubwayo. Hari abantu benshi bagiye batandukanye Imana yagiye ihamagara,
yahamagaye Aburahamu kandi imuhamagara ari muri Uri y'Abakaludayo, imuhamagara ari mu bihe bikomeye, imuhamagara iwabo hariyo ibigirwamana, imusaba kugira ibyo asiga umuryango, yiyemeza gukurikira Imana muri byose. Kandi iyo tuvuze umuhamagaro nuko ubwayo ari uko dutangirana no kumva ubutumire bw'Imana. Imana iduhamagara itubwira ngo ngwino ndagushaka, ndagukeneye mwana wanjye. Imana ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo ajye agendera imbere y'Imana kandi atungane rwose, kandi iramubwira ngo ndaguhamagaye kugira ngo ujye utoza wigishe abazagukurikira bose, nk'uko tubisanga mu Itangiriro mu gice cya mbere umurongo wa 17 n'igice cya 18 umurongo wa 19. Imana kandi yahamagaye Samweli. Aha iyo mpageze ndatinya cyane kuri uyu muhamagaro. Bavandimwe, mwibuke ko Samweli nyuma y'uko avuka iwabo bamutuye Imana, bamusiga mu rusengero ngajye aba ituro ryo mu rusengero. Ariko Imana yashimye kongera guhamagara Samweli nubwo yari amaze iminsi mu rusengero, ariko kandi nubwo yari amaze imyaka mu rusengero, byasabye ko Imana imuhamagara. Igitangaza nuko atanasobanukiwe umuhamagaro uwo ari we, atanasobanukiwe umuhamagara uwo ari we, ku buryo yagiye ashidikanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umutambyi. Bivuze ko rero gutinda mu rusengero, gutinda mu nzu y'Imana, gutinda mu byo dukora mu rusengero byose nta hantu bihuriye n'umuhamagaro w'Imana. Cyakora dushobora kubyitiranya n'impano zigiye zitandukanye dufite. Ibyo byo ndabyizera neza ko ariko biri, kandi benshi bakunze kubishidikanyaho, cyane iyo ashobora kuririmba, iyo ashobora gusenga, iyo ashobora kubwiriza, iyo ashobora no guhanura, ashobora kuvuga ngo ahari uyu muhamagaro w'Imana, Imana imuhamagara akawitiranya n'impano umuntu w'Imana yahawe. Kandi undi muntu Imana yahamagaye ni Yesaya, kandi nawe yamuhamagaye amaze imyaka myinshi ahanura, amaze imyaka myinshi abwira abandi ubutumwa, amaze imyaka myinshi abwira abandi iby'Imana yamubwiye. Ibi byasabye Yesaya kwikubita hasi, ararira, arihana, aravuga ngo Mwami, noneho numvise ijwi ryawe, noneho ntuma umugaragu wawe ndi hano. Ibi ni ibintu bikomeye bavandimwe, ni ibintu bikomeye kandi bitangaje, kugera ku rwego Imana ishobora kongera guhamagara umuntu atinze mu nzu y'Imana, umuntu atinze mu byo yakoraga mu rusengero. Biratworohera gusinzira turi mu rusengero, biratworohera gusinzirira mu mpano karemano tugira tuvukana, biranatworohera gusinzirira mu byo twigana ku bandi. Nshobora kwigana kuririmba, nshobora kwigana gusenga, nshobora kwigana. Ariko Imana iyo yagambiriye iraguhamagara, iyo yagambiriye iragutoranya, kandi ikagutoranya bikomeye. Ntangazwa uburyo ibi bintu byose Imana idashingira ku kigero uriho, idashingira ku minsi umaze, idashingira ku bihe umaze mu rusengero cyangwa mu itorero. Ndagusaba rero kandi nkwinginga kugira ngo uyu munsi Imana niguhamagara witabe umuhamagaro wayo. Kandi kwitaba Imana ntabwo bisabye cya gihe umuntu yapfuye, ntibinasabye wa munsi abantu bavuga ngo yitabye Imana. Igihe cyose ijwi ry'Imana riguhamagaye ukwiriye kuryitaba, kabone nubwo waba uri muzima. Yesu kandi nawe yahamagaye abigishwa be, kugera naho yahamagaye Yuda, amuhamagarira kuba umwana wo kurimbuka. Ibi bintu birankanga. Hanyuma kugendana na Yesu, yamaranye na Yesu imyaka 3, nawe kandi byamusabye gusiga byose, byamusabye kutareba ibindi bintu byose, ahubwo
atera intambwe akurikira Yesu, agendana nawe, akorana nawe imyaka 3 yose. Igihe cyose yamaranye na Yesu nawe yarari mu bigishwa be. Reka mbabwire bantu b'Imana, Yesu ahamagara abigishwa be yarababwiye ngo nimunkurikire, kandi abo yakuye ku mazi yarazi neza ko umurimo ababwiye, impano bafite ari yo kuroba. Arababwira ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu, nimunkurikire nzabakoresha umurimo wanjye. Buri gihe cyose iyi Imana ihamagaye umuntu, n'aba bigishwa yahamagaye Yesu, byabasabye gusiga uburobyi bwabo, bibasaba gusiga amafi yo mu nyanja, bibasaba gusiga n'inshundura. Arababwira ngo nimunkurikire, hari naho yababwiye ngo ntibongere kureba inyuma, kandi hari naho yabasabye kwikorera umusaraba bakamukurikira. Bivuze ngo guhamagarwa kw'Imana cyangwa umuhamagaro w'Imana utangirira mu Mana ubwayo. Imana niyo itera intambwe yo kuzana ijwi ryumvikana, ijwi riguhamagara, ijwi rikongorera, rikubwira ngo ngwino, ngwino aho ngaho uri, ndashaka kuhagukura, aho ngaho uri ndashaka kukugirira ubuntu, aho ngaho uri ndashaka kugukiza. Aba bantu bose bageze imbere ya Yesu, abandi bageze imbere y'Imana, bamaze kumva ijwi ry'Imana biyemeza kugendana n'Imana. Iyo umuntu atariyemeza cyangwa atarumvira ijwi rimuhamagara ngo ngwino, ndaguhamagarira iki ngiki, ndagutoranyiriza iki ngiki, biragoye ko ashobora guhagarara no kuzirikana umuhamagaro we. Ni nayo mpamvu rero mvuga ngo kumvira ijwi ry'Imana, kumva uyu muhamagaro w'Imana, akenshi ijwi ry'Imana niryo ubwayo riza rikaguhamagara. Na Yesu ubwe yahamagaye ababigishwa, arababwira ngo nimusige byose kandi ntimurebe inyuma, kandi mwikorere umusaraba munkurikire. Bisaba iki bene data? Bisabye kwitaba iryo jwi ry'Imana riri kuvuga, riri kukubwira ngo ngwino. Kandi iri jwi kuryitaba akenshi rinyura mu butumwa nk'iki gihe, akenshi rinyura mu ijambo ry'Imana, akenshi Imana iraganira natwe igihe cyose niyo turi kugenda. Bisabye rero kwitaba umuhamagaro w'Imana, bisabye kwemera iryo jwi, bisabye kwizera iryo jwi, bisabye no kwihana igihe cyose Imana iguhamagara ngo wihane. Kandi ntabwo ari igihe umaze, si n'igihe maze, ahubwo ni igihe numviyemo ijwi ry'Imana rinsaba kwihana, rinsaba kwizera, rinsaba kwakira uwo muhamagaro w'Imana. Bavandimwe, imwe mu mihamagaro duhamagarwa, nigeze mbabwira ngo uwo muhamagaro wose mu mihamagaro ngiye kuvuga hano kandi yo muri Bibiliya, ni imihamagaro twese abizera duhamagarwa. Ntawe ugira umuhamagaro utandukanye n'undi. Cyakora dushobora guhabwa impano zitandukanye zidufasha kurushaho guhagarara neza muri uwo muhamagaro, ariko icyo duhamagarirwa ni kimwe, kandi n'uduhamagara n'umwe. Tugira umuhamagaro w'agakiza. Aka gakiza kava muri Yesu Kristo wemeye kwitanga, wemeye gupfa akaba ku musaraba, akemera kwitangira ibyaha byacu. Uyu murimo yawukoze nk'igikorwa cy'ubuntu, awukora ku musaraba, yemeye kumvira Imana. Pawulo waranavuga ngo amaze kugandukira Imana ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Ahandi aravuga ngo yanabikoze igihe twari abanyantege nke, turi n'abanyabyaha. Uyu muhamagaro w'agakiza utangirira mu Mana igihe cyose Imana yiyemeje gucungura umuntu, ikamutoranya, ikamuha ubu bugingo buhoraho. Uyu murimo Imana yawukoreye ku musaraba, kandi iki ni igikorwa bwa kabiri twita cyo kubyarwa ubwa kabiri. Pawulo abivuga neza mu Befeso, aravuga ngo uyu muntu uhamagariwe agakiza ni umuntu wari warapfuye, yishwe n'ibyaha, yishwe n'ibicumuro, yishwe n'ibyo kamere imusaba, yishwe n'iby'isi imusaba. Hanyuma Kristo aramuzura, amuzurishije urukundo rwe, amuzurishije imbabazi ze, amuzurishije gukiranuka, ariko kandi nk'igikorwa cy'ubuntu. Uyu muntu iyo amaze kumva ubutumwa bwiza,
amaze kumva imbabazi z'Imana, amaze kumva kwera kw'Imana, yakira iyo mpano y'agakiza iturutse mu maraso n'urukundo bya Kristo. We wemeye kwitangira ibyaha by'abanyabyaha, ibyaha byanjye, ibyaha byawe, hanyuma iyo umwemeye uvuka ubwa kabiri. Muri uru rwandiko Pawulo yabyise ngo nukwera, kandi aravuga ngo aba bantu ari kwandikira berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kuba bera. Ni ukuvuga iki? Ngo uyu muntu umaze gukizwa, uyu muntu umaze gutunganywa, uyu muntu umaze kwakira agakiza k'Imana, ahabwa umurimo wo guhamagarirwa ku gakiza. Birasaba kandi ko ahora yera, kuko aya maraso ya Kristo aramweza, aramutunganya, akamukuraho ibyaha byose, akamukuraho ibyamutwazaga igitugu byose, hanyuma akamuha ubugingo buhoraho. Ubu bugingo buhoraho Bibiliya ibyita ngo ni umuhamagaro udahagarara. Ni umuhamagaro udahagarara, ni umuhamagaro w'igihe cyose, ni umuhamagaro w'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo urimo kwera, urimo gushushanywa n'umwana w'Imana, kandi kitwita guhamagarirwa by'agakiza cyangwa gushushanywa n'umwana w'Imana. Gushushanywa n'umwana w'Imana cyo ni ikiguzi. Nubwo agakiza ari ubuntu, ariko gushushanywa n'umwana w'Imana ni ikiguzi. Byo ntabwo ari icyo duhabwa n'ubuntu gusa, nubwo ari kimwe mu bikubiye mu gakiza, ariko kandi kurushaho gusa na Kristo cyo ni ikiguzi. Biradusaba gusoma ijambo ry'Imana, biradusaba gusenga no kwiyiriza ubusa, biradusaba gukora umurimo w'Imana, ndetse no kurushaho gusaba Kristo bya buri gihe kugira ngo akomeze kudutunganyiriza uwo murimo mwiza, kandi akomeze kudukomereza uwo muhamagaro. Ikindi ni umuhamagaro, undi muhamagaro ni wo gufatanya n'umwana w'Imana. Gufatanya n'umwana w'Imana, cyangwa se umuhamagaro wo gukomeza gutunganyirizwa mu mwana w'Imana. Ibi Pawulo abyita mu Bafilipi ngo ni ukwemera kubabarana na Kristo, ni ukwemera kugendana na Kristo, gukorana na Kristo, kubanaho na Kristo. Ibi nabyo ntiwabitandukanya mu gakiza, ibi ntiwabikura mu gakiza, kuko mu gikubiye mu gakiza no gufatanya n'umwana w'Imana birimo. Icya gatatu duhamagarirwa bavandimwe ni icyo kunezeza Imana. Kunezeza Imana kandi iduhamagarira kuyinezeza muri byose, ntago ari muri byinshi. Insaba kuyinezeza ndi mu rusengero, insaba kuyinezeza ndi mu rugo, insaba kuyinezeza ndi ku ishuri, insaba kuyinezeza ndi mu kazi, insaba kuyinezeza ndi mu murima, insaba kuyinezeza muri detaye z'ubuzima bwanjye bwose. Uyu muhamagaro wo urakomeye cyane. Ntibishoboka kunezeza Imana igihe utinjiye mu Mana muri Yesu Kristo mu gakiza. Ntibinashoboka kufatanya n'umwana w'Imana igihe utinjiye muri Kristo ngo ubyarwe ubwa kabiri. Ntibishoboka kunezeza Imana igihe utemera kwakira ikiguzi cyo kunezeza Imana. Ibi abakristo benshi turabitinya. Dutinya kwakira iki kiguzi cyo kunezeza Imana. Dutinya kwakira iki kiguzi cyo gusabana n'Imana. Dutinya kwakira iki kiguzi cyo gufatanya n'umwana w'Imana. Iyo tuvuze gufatanya n'umwana w'Imana, nuko ibyo nkora byose, ibyo ntekereza byose, ibyo ngambirira byose, ngomba kwizera neza ko biri mu mwana w'Imana. Mu Befeso mu gice cya mbere umurongo wa 13, Pawulo aravuga ngo wahamagariwe kunezeza Imana, kandi uyu muhamagaro wo kunezeza Imana usabye kubanza kuvuka ubwa kabiri. Nta gushakisha kubamo, nta kwihangamo kunezeza Imana kubamo. Ntabwo ari ukuririmba, sino gusenga, sino guhanura. Nubwo ibyo bifatanye
n'ibyo twakora ngo tunezeze Imana. Ariko igihe utarabyarwa ubwa kabiri, igihe utarakira aka gakiza, igihe utaranezeza Imana ngo ube mu mwana wayo muri Yesu Kristo, ntibyagukundira ko unezeza Imana. Ikindi ni umuhamagaro wo gukora imirimo myiza yose, cyangwa se umuhamagaro wo gukorera abandi. Ibi byo biragora bavandimwe bene data, birakomera kwiyumvisha ko uhamagarirwa kunezeza abandi. Munyemerere mbere yuko mfata iyi ngingo mbasomere imirongo imwe. Ubwa mbere twavuze ngo aba bantu Pawulo yandikira ni abantu bo mu itorero ry'i Korinto, yabise ngo berejwe muri Kristo Yesu, kandi bahamagariwe kuba bera, hamwe n'abantu bose bahimbariza hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ari we mwami wabo n'uwacu. Bivuze ngo natwe ubwacu turimo mu bari guhamagarirwa kwezwa, mu bari guhamagarirwa gutunganyirizwa muri Kristo. Ariko umurongo wa 5 aravuga ngo kuko muri byose mwatungiwe muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose. Kuko umurongo wa 6 ubuhamya twahamije Kristo bwakomejwe muri mwe, ibi bituma mutagira impano yose mubura, mutegereza guhishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo, niwe uzabakomeza kugeza ku mperuka, kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nubwo tuvuga ngo turahamagarwa gukora imirimo myiza cyangwa gukorera abandi, dusabwa kubikora twera, dutunganye, kandi twizeye neza ko ibyo dukora bihura n'ubushake bw'Imana. Rero bavandimwe muri Kristo Yesu, ibi bintu byose mvuze, uyu muhamagaro w'agakiza, uyu muhamagaro wo gukomeza kwezwa, uyu muhamagaro wo gufatanya n'umwana w'Imana, uyu muhamagaro wo kunezeza Imana, n'umuhamagaro wo gukorera abandi, nta muntu bireba ari umwe wenyine. Twese abakijijwe, twese abo Imana ihamagara, iduhamagara ibi byose. Cyakora icyo nemera ni uko ishobora gutanga impano zigiye zitandukanye kugira ngo dushobore guhagarara muri ibi ngibi. Imana idufashe. Bavandimwe, ntabwo dushobora kwibagirwa kuvuga ko umuhamagaro w'Imana igihe cyose urageragezwa. Uzahura n'intambara, uzahura n'amakuba, uzahura n'ibigeragezo, kugira ngo nibura ucogozwe n'amakuba, kugira ngo udashobora guhagarara muri ibyo uhamagarirwa. Ariko kandi Imana iracyadusezeranya ko ikomeza kudutunganyiriza muri Kristo, ikomeza kuduha imbaraga, ikomeza kuduha impano zidushoboza guhagarara muri uwo muhamagaro. Bavandimwe, hari ibintu byinshi ushobora kubona bishobora gukomeza umuhamagaro Imana iguhamagara. Kimwe mu byo nabonye ndetse kiri no kuri uyu murongo twasomye wa 26, Pawulo yavuze ngo muhore muzirikana guhamagarwa kwanyu. Iyo utaramenya ko Imana iguhamagarira agakiza, ntabwo ushobora kuza ngo witabe uwo muhamagaro w'agakiza. Iyo utarasobanukirwa ko uhamagarirwa kwezwa, ntabwo ushobora kuza ngo winjire muri uko kwera kw'Imana, wemere no guca bugufi ngo Imana ikomeze kweze. Ntabwo ari twe twiyeza iki nacyo tukemere. Twezwa n'ijambo ry'Imana, twezwa n'amaraso ya Kristo, twezwa n'ubuntu bw'Imana. Imana ni ikomeza kutweza. Kandi ku murongo wa 8 yavuze ngo ni uzabakomeza kugeza ku mperuka, kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana idufashe. Rero dukwiriye guhora tuzirikana icyo twahamagariwe,
kandi tukazirikana n'uduhamagara uwo ari we. Iyo tutabikora umuhamagaro wacu ushobora gucogora, ushobora no gusinzira. Dushobora guhora turirimba ko twahamagawe, tukaririmba ko twakijijwe, tukaririmba ko turi kwezwa, turi mu rugendo rwo kwezwa, turi mu kwera kw'Imana, ariko ibyo ngibyo bitagaragara ku buzima bwacu. Dushobora guhora turirimba ko dufatanya n'umwana w'Imana, ariko mu by'ukuri mu byo dukora tudafatanya n'umwana w'Imana, dukora ibyacu twenyine. Dushobora kuvuga ko turi kunezeza Imana, natwe ubwacu tubizi neza ko Imana itanezerererwa ibyo dukora cyangwa ibyo tuvuga cyangwa ibyo dutekereza. Ikindi, dushobora guhora tuvuga ngo turi gufatanya n'Imana cyangwa gukora imirimo myiza yose nk'uko Imana iduhamagarira, cyangwa gukorera abandi. Uyu muhamagaro wo gukorera abandi usabye guca bugufi, usabye kwihangana, usabye kwiyoroshya. Iyo utiyoroshya ntushobora gushobora uyu muhamagaro, kandi ari njyewe ari wowe, twese Imana irakiduhamagarira. Kabone nubwo waba uri mukuru kurusha abandi mu byubahiro, ariko Imana iraguhamagara gukorera abandi. Imana idushoboze kandi iduha imbaraga. Icya kabiri gikomeza umuhamagaro ni uguhora twemera gutungirwa munsi y'umusaraba, cyangwa se guhora twiringiye imbaraga z'umwuka wera, guhora tuzirikana cyangwa guhora twemera guca bugufi, Imana ikadutunganya muri byose. Hari igihe imitima yacu twemeza ko ahari tugeze aho tutakosorwa, cyangwa igahora itwemeza ko tugeze aho tudashobora kurenga. Imana rero iratubwira ngo nimwemere muce bugufi, mpore mbatunganya, mpore mbagenera impano zose zibashoboza gukora uwo murimo mwiza, cyangwa guhagarara muri uwo muhamagaro mbahamagara. Icya gatatu plutôt ni uguhora tuzirikana ko tuzabibazwa. Guhora tuzirikana ko tuzabibazwa. Hari umunsi uzagera Imana imbaze ngo kuje unsanga ku munsi w'urubanza, wemeye kwinjira mu mwana w'Imana ko namutanze ku musaraba agapfa kubw'ibyaha byawe, kandi ko uwo murimo utari kuwushobora, kandi ko nta n'itorero ryari kuwushobora, ko nta n'ababyeyi bari kuwushobora. Ese wemeye icyo nakoze ku musaraba? Ikikubaza nanjye ikimbaza, sinzi icyo nasubiza, sinzi icyo wasubiza. Cyakora niba uzi icyo wasubiza, niba waremeye uwo murimo Imana yakoze ku musaraba, Imana ishimwe ko uzabigeraho. Tuzabibazwa bavandimwe. Yongere imbaze ngo ko nagutoreye, ko naguhamagariye guhora wera, guhora utunganye, guhora ukiranuka, guhora usa na Kristo, warabikoze? Se nta soni zizankora kuri uwo munsi Imana izaba yampamagaye? Ibi kuzirikana ko nzabibazwa, Imana ikoresha ijambo ryayo n'umwuka wera kugira ngo ahora nyibutsa ko hari umunsi nzahagarara imbere y'Imana, kandi ntahagarara nemye, ntatsinzwe n'urubanza. Iri jambo ni ryo ritweza, iri jambo ni ryo rikomeza kudutunganya, kandi imbaraga z'umwuka wera nizo zikomeza guhora zidushoboza guhagarara nk'uko Imana ishatse. Icya gatatu ni uko dukwiriye guhora tuzirikana ko tutazahorana igihe dufite. Hari igihe Satani adushuka akatubwira ngo ntacyo, wowe komeza ubeho gutya, hari iminsi izagera wenda ugiye gupfa. Njya mbyumva na benshi, uzitunganya. Cyakora ubwo azitunganya biroroshye, ubwo atazategereza ko Kristo amutunganya. Niba utegereje ko uzitunganya birakoroheye, buriya uzi n'igihe uzapfira. Ariko kubera ko njye nzi ko ntazi igihe nzapfira, kandi ntazi ko hari iminsi isigaranye, niyo mpamvu mpora nzirikana ko igihe mfite atari icyanjye,
nkwiriye kukibyaza umusaruro, nkahora nsaba Imana ninginga Imana ngo Mana unyakire, utunganye ibyo mfite, utunganye ibyo ntekereza. Ndumva nshaka nk'uko Kristo umeze, ndumva shaka guhora nakira ubutungane buturutse kuri wowe, cyane ko Imana ari ikomeza gutunganya umuntu. Ikindi ndabizi neza ko twabona byinshi, ariko reka mvuga iki cya nyuma, ni ugusenga no gukoresha impano twahawe. Gusenga no gukoresha impano twahawe. Gusenga turabizi neza ko ari ukuganira n'Imana, kandi ku ngingo iyo ari yo yose Imana iranyumva kandi irakumva nawe. Dukwiye guhora dusenga tuvuga ngo warankijije, ubimpa ku buntu, ariko untorera kwera no gutunganywa. Ibi byo ni ikiguzi, biransaba imbaraga nyinshi, biransaba kugira ibyo ndeka, biransaba kugira ibyo njugunya ku ruhande, biransaba imbaraga nyinshi, kandi niringiye ko ari wowe ukomeza kuntunganya. Uku gusenga, duhora dusenga, kandi ntibishoboka ko wasenga gusa udasoma ijambo ry'Imana, kimwe nuko utasoma ijambo ry'Imana gusa ngo unanirwe no gusenga. Gusenga rero bifatanye no gutega Imana amatwi mu ijambo ryayo, ariko kandi bifatanye no kubwira Imana ibyo ukeneye n'ibyo ushaka. Gusenga rero bikomeza umuhamagaro wacu, bikomeza duhererwamo imbaraga zikomeza kudufasha guhagarara tudatsinzwe. Hanyuma gukoresha impano twahawe, nabibabwiye ngo impano duhabwa tuzihabwa n'Imana kugira ngo dushobore kurushaho kugendana nayo mu byiduhamagarira. Rero iyo utakoresha impano uhabwa, iyo udakoresha impano ufite Imana nayo ubwayo yaguhaye, bya bindi uhamagarirwa birasinzira, bikagenda bicika intege, ukarushaho gusa n'isi, ukarushaho gusa n'ibindi bintu Imana itaguhamagariye. Ariko Imana iraduhamagara kugira ngo dukoreshe impano dufite. Turasabwa rero guhaguruka tukazikoresha, turasabwa guhaguruka kandi tukabana n'Imana. Icyanyuma ngasoza, ni bimwe mu bibangamira imihamagaro, ya mihamagaro yose navuze haruguru. Bavandimwe, nk'uko nari nabivuze, umuhamagara igihe cyose urageragezwa. Bisobanuye ko ibigeragezo bishobora gutsikamira umuhamagaro uhamagarirwa. Ibigeragezo bishobora kukubuza kurushaho gusa n'Imana, nubwo bidashobora gukuraho agakiza k'Imana. Ibigeragezo bishobora gutsikamira bwa bufatanye Imana iguhamagarira gufatanya n'umwana w'Imana, bigatuma utavuga ubutumwa bwiza, bigatuma udasenga, bigatuma utibuka bene so, bigatuma udasangira n'abandi, ukaba kure y'abandi rwose. Ibigeragezo bijya bibangamira umuhamagaro w'Imana. Ikindi kibangamira umuhamagaro w'Imana kandi kinakomeye kurusha n'iki cy'ibigeragezo, ni ukudasobanukirwa ko wahamagawe. Iyo umuntu atarasobanukirwa ko yahamagawe, abaho uko ashatse, agenda uko ashatse, akora uko ashatse, atekereza nk'uko ashatse, kandi uyu ni umuzi ukomeye ubangamira ibyo duhamagarirwa. Niba utarasobanukirwa ko wakijijwe, ntabwo uzabaho nk'umuntu wakijijwe. Niba utarasobanukirwa ko Imana yakwereje muri Kristo, ntabwo ushobora gushakisha mu maso h'Imana ngo ubwire Imana ngo ndashaka gusa nawe. Ibi rero ni ikintu gikomeye. Ikindi nacyo gikomeye gisa n'icya mbere, nabo dukorana cyangwa se tubana umunsi ku munsi bashobora kunaniza umuhamagaro uhamagarirwa, cyane cyane uyu muhamagaro witwa gufatanya n'umwana w'Imana. Uyu muhamagaro ushobora kunanizwa na bagenzi bacu. Niba ufite impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza, niba Imana iguhamagarira gufatanya n'umwana w'Imana mu kuvuga ubutumwa bwiza, iki ngiki bene so bashobora kukinaniza, cyane cyane abagukuriye, cyane cyane abavuga ko bagutanze mu murimo, bashobora kunaniza uyu muhamagaro. Ikindi ni ukudaha agaciro uguhamagara, kudaha agaciro uwaguhamagaye.
ni ukudaha agaciro Imana iguhamagara. Hari igihe tukibagirwa ko Imana ubwayo ari yo iduhamagara, tukibagirwa Imana ubwayo ko ariyo yatubwiye ngo twemere gusa na Kristo. Ibi rero iyo nibagirwa ko Imana ariyo yampaye uyu muhamagaro, ndazindara cyane ngatakara. None bavandimwe, ibi bintu byose mvuze haruguru bishobora kunaniza uyu muhamagaro. Ni iki kiri kunaniza umuhamagaro uhamagarirwa? Ese warahamagawe n'Imana, wabyawe ubwa kabiri? Uri kubona uko iminsi igenda ishira, hari ibipfa mu ngeso zawe nk'umurimo wo gukomeza gutunganywa n'Umwuka Wera? Tuzirikane neza ko imirimo atari agakiza, nubwo udashobora kubitandukanya. Ntabwo ushobora gukora imirimo ngo ibyara agakiza, ariko ushobora kwakira agakiza kakabyara imirimo, kuko iyo mirimo Imana iravuga ngo ibumbiye muri Kristo. Nshatse kuvuga ngo ntabwo ushobora gufatanya n'umwana w'Imana igihe utabyawe ubwa kabiri. Icya kabiri, Imana niyo kwizerwa. Pawulo yavuze ngo abahamagawe ntibyashingiye ku bwenge bari bafite, nta nubwo byashingiye ku mbaraga bari bafite, yewe ntibyanashingiye ku cyubahiro uyu muntu yari afite. Nimukomeza gusoma iki gice muzabona aho yavuze ngo yewe ubishyize mu nyurabwenge, kuvuga ibya Kristo ni n'ubupfu birababaje rwose. Cyane cyane kumva umwami w'abamapfa ku musaraba, nabyo ntibyumvikana. Kumva icyubahiro yari afite gitakara bakamucira mu maso, nta busobanuro bifite. Ariko kuri twebwe ababyiringira ko Imana agakiza kayo yagacishije muri Yesu, bifite ubusobanuro. Ndagira ngo rero dutekerereze hamwe kandi tunasenge, tuzirikane ngo narakijijwe, nabyawe ubwa kabiri, ndi kubona urugendo rukomeye Umwuka Wera ari gukorera muri jyewe rukomeza kuntunganya. Umwuka Wera ari gukora umurimo we wo kuntunganya. Icya gatatu, ndi kubona impano zanjye nzikoresha muri kwa gufatanya na Kristo, mu kugendana na Kristo, mu kubana na Kristo. Ese ubutumwa bwiza urabuvuga, kusabana n'abandi urabivuga, gusenga no gusoma ijambo ry'Imana urabikora? Ni iki kiri kunaniza umuhamagaro ufite? Aho ntutinze mu bihe bibi bikaba biri kukwibagiza ko hari uwaguhamagaye kandi atiteze kukubona utakaza icyo aguhamagarira. Munyemerere bavandimwe dusenge, ariko muzirikane ko uduhamagara n'umwe, icyo aduhamagarira ni kimwe. Ari jyewe arampamagarira kwera, arampamagarira agakiza, arampamagarira gufatanya na Yesu, arampamagarira kandi nawe nicyo aguhamagarira. Biradusaba rero kwiringira Umwuka Wera ndetse no kumvira ijwi, kandi iyo invitation Imana itanze niyo kugira ngo wakire ubwo butumire. Biransaba kwihana, biragusaba kwihana, biragusaba kwizera uwo murimo ukomeye, biragusaba no kwemera izo mbaraga z'Imana zikubwira ngo emera, ndashaka kugutunganya. Imana idufashe kandi Imana idutungishe imbabazi zayo, idutungishe imbaraga zayo, idutungishe kwera kwayo, kandi tuzingatire ijambo ry'Imana, twibuke gusenga, twibuke ndetse no gukoresha impano dufite. Nyagasani Mwami Imana yacu, ndagushimira ko ijambo ryawe ritagenda ubusa, kandi ijambo ryawe risohoza icyo waritumye. Utwibukije ko uduhamagara, utwibukije ko utubwira ko ushaka kuducungura, kandi igituma uducungura kirahari, ni Yesu Kristo waramutanze. Kandi nuko uzi neza ko umuntu udacunga utabyawe na Yesu
utabyawe n'ijambo ry'Imana, utabyawe n'umurimo ukomeye wakoze ku musaraba, atazabana nawe mu bwami bwawe. Kandi ibyaha birabitubuza, cyane cyane ko Mwami Imana uyu muntu ushaka gucungura yapfuye kubw'ibyaha, kubw'ibicumuro, kubwa kamere, ndetse hari naho ijambo ryawe rivuga ngo kubwa kavukire twari nabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ndetse nabo wacunguye, nabo wamenyesheje ko agakiza bagahawe nyuma yuko bakwizera, uracyabahamagarira gusa na Kristo. Kandi icyo kiguzi akenshi turagitinya, dutinya kucyikorera kuko kidusaba kureka ibihura n'ibyo kamere yacu irarikira. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, dushoboze kwigana umurimo wa Kristo, dushoboze kwigana iby'ijambo ryawe, udushoboze kugendana nawe, udushoboze gufatanya nawe, udushoboze kwiringira umwuka wera n'ijambo ryawe ko ryakora ibitangaza muri twe muri uyu munsi twumviyeho iri jambo ryawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda bavandimwe.